What? Ntabwo ndi kubyiyumvisha neza. Mama. Oh my God, ntibishoboka. Mama, ni wowe na boss wanje. Ma, ni wowe. Koko se. Ni wowe na boss wanje. Amazi meza amazi amezi ku meza. Meza ku meza. Watsi. Amazi meza amazi meza. Amazi amazi ameza. Oya seka. Tizo ngisigizo nzuzi zo tuzirye. Ariko suko simbisha boya. Tizo ndyo urya inzuzu zo tuzirye. Tizo ndyo uze birananiye. Nsya. Mvuge ijambo ririmo icyo gihekane. Nyine nsya uvuge ni ijambo none unavuge icyo gihekane. Wibishaka urundi rwe. Yes, alright, nk'ibisanzwe ni Rifa TV ukurikirana umunsi ku munsi wowe udahwema kudukurikirana cyangwa se n'ibiganiro byacu tukugezaho uko bwije nuko bukeye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo utibagiwe aho tuba twicaye kati mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo urabona ko byahindutse mba ngufitiye ikiganiro ni hirya no hino aho mba nganira n'ibyamamare bigiye bitandukanye guturuka mu ngeri zigiye zitandukanye cyase mu ma industry areas yagiye atandukanye muri movie nyarwanda, muziki nyarwanda, muri fashion ndetse no mu bitaramo byo mu Rwanda ahantu hagiye hatandukanye hano mu gihugu cyacu. Ibuka gukora share, comment, like and subscribe utabyibagiwe ukanda karakazogera kugira ngo ibiganiro byacu bya Rifa TV show tukugezaho umunsi ku munsi bibashe kukugeraho gatanu kuri gatanu. Ndi kumwe n'abakobwa beza kugira ngo murabibona barakeye guturuka ahantu bari buze kutubwira mu kanya kari buze cyane. Mugenzi wacu umwe aratwibwira anatubwire na movie yakinnye. Nitwa Brandine, nakinnye muri movie yitwa My Boss. Parti ya mbere nakinnyemo nitwa Mama Keza. Byatangiye ari ibintu bigoye ariko uko ngenda nyina iminsi kugenda ishira ngenda menyera. Ubusanzwe mu buzima busanzwe nge nakundaga filime ari ibintu bindimo ari impano yanjye none nisanze narayigezemo. Murakoze. Wumvaga nyine uzaba nk'abandi bose tujya tubona? Numvaga nzagera mu rwego rwa banikuze ba Jeannette ariko ndi gutera ikirenge mu cyabo ndabizi neza nzahagera. Kanya araza kutubwira byinshi kuri abo bakinnyi n'ubundi yireferagaho cyangwa se bamubereye role model cyane nkunze ko navuze ko ari n'abanyarwanda n'abanyarwanda. Katwigire hakurya gatoya n'umukobwa mwiza nawe kabisa useka amasaro agasesekara ahava nako nashakaga. Aha wowe? Murakoze. Nanjye amazina ni Rebecca. Ni amazina nitwa ariko ku muyakazi nitwa Keza. Nkoresha izina rya Keza. Nkina uyu nguyu ari mama wanje nkuko yabivuze. Nukuvuga ngo yari Mama Keza. Keza ni wowe? Ubu turi kwakira nyina n'umwana. My madam. Nuko bimeze twakinnye amaseri menshi, araho yakinnye ari inshuti yanjye, araho akina ari mama. Ni byinshi nyine tugenda dukinamo mu bitewe nuko set bipanze, ntago nyine duhora nyine mu bintu bimwe duhora duhindura.
kugira ngo rero abantu baze kubona kuko ari babandi natumiye, mwiyegereza abafana banyu, mwe mufite uburyo mubikoramo. Niba ari akantu kabisa kakomye mukavuga muti ibi bintu byari bimeze gutya, wenda nateye umujinya, nako numwe mubizi, twagiye ngo mwiyegereza abafana banyu uko mujya mubikora. Okay, murakoze. Mu by'ukuri muri iyo seti twakinnye njye na mama, nta seti twabashije guhuriramo njye nawe, ariko nk'abakinnyi ba filimi ntabwo twabura uko twideburiya ngo tube twamenya. Ntacyo we noneho kina ko mutahuriyemo, noneho na nyuma muraza kudukina noneho mwabaye mwahuye, genda ukinamo akawe bahita babone ko ari Keza, n'uyakine abahita babona ko ari mama Keza, noneho tuze no gukina akandi kagaragaza ko mwahuye. Nta kibazo. What? Ntabwo ndi kubyiyumvisha neza. Mama, oh my god, ntibishoboka. Mama, ni wowe na boss wanje. Ma, ni wowe. koko se Ni wowe na boss wanje. Ntibishoboka, ibyo ntibinabaho. Kumbe ni wowe natekerezaga, numvaga ari indi ndaya yazanye, kumbe ni wowe mwazanye na boss hano muri rogi. Mama, koko nibyo se atari byo se, none atari byo. birashoboka ibyo bintu uvuze. Nanjye kubyiyumvisha byananiye. Ntabwo nimfishe ukuntu ngusangana na boss wanjye hano muri rogi. Muri hano mumariki. Wow, uziko naringize ngo neza birimo kuba nyakuba. Yes, alright, murabizi ko rero kabisa mwibutsa gukora share, comment, likes utayibagiwe. Niba ibiganiro byacu bikuryohera, niba ikiganiro hirya no hino mu gihugu mba mfite ibyamamare byaturutse hirya no hino, ndacyari kumwe rero n'abakinnyi ba movie bababwiye ko bakinnyemo, umwe ari mama Keza undi ari Keza. Mama Keza, turakoresha izina ry'akazi, siko bimeze? Nta kibazo, murakoze. Utangira gukina movie byari ubyiyumvamo, ubimazemo igihe kingana iki? Mbimazemo nk'amezi nka hafi 3, ariko ntago aruzura neza. Rwari urugendo rukomeye, numva nitinye, ariko cyane ko nabyiyumvagamo narabishoboye. Yego. Muri movie naho bambaye uturinete cyangwa hari ukuntu babona sura ya kazi, waberekaho gake bategera ngo nundi babafotoreye, nta kirongero kudusubiza? Mwambonye? Ese barakubonye neza? Ibambonye ariko. Abantu baba bari muri comment, mba namaze kubibona, hari zigenda ndeba iyo biri live, ati arasekana neza. Mukanya ndakugarukaho, twagiye na Keza rero. Keza, nawe uri umumama se? Anyway, umwana mu rugo. njye ndi umwana mu rugo. Kandi ndi kumwe na mama nyine. Ariko nawe ushobora kuba uri umumama, ubwo yaba ari nyogokuru, yaba ari iki? Yaba ari mama, ubwo wa wundi yaba ari umwuzukuru. Warabya Nabyo byashoboka, ntawamenya. Ubwo uri kubitegura? biri muri plan. Ego. Nisubije Cyane rwose. nawe byari wiyumvamo gukina se? Mwatangiriye rimwe, ni ikintu wari usanzwe warakozeho uravuga uti reka mbi testing, cyangwa ubu twagiye twumva hari n'amashuri yaje ya filmmaking and actress and actor, wowe nizihe nzira byanyuzemo? Duheho inkuru. Murakoze. Njyewe byatangiriye muri high school. Mbega nakuze nyine nkunda ikinamico. Nari wa mu mwana kumva byonyine radio ivuze hagiye ikinamico nkagenda nkumva, nkavuga nakundi buri abantu baba bageze muri radio gute, nyine nkabahora mfite ayo matsiko, nkavuga ati nanjye nkumva twana two mu runana, nkumva nyine ndabikunze cyane. Kumva baba kwereka, nkumva nyine nababona, nkumva nanjye nakora nk'ibyo bakora. Nkurana rero mbikunda cyane muri high school. Nduzi ko byajyaga bibaho nyine mugakina amakinamico mu matorero agiye atandukanye. Niho byatangiriye mbikunda. Nyuma yaho nza no guhura na boss wacu dukinira kuri Rifa TV, arabimproposa, ndamubwira nta kibazo,
turaza nyine turakora filime irasohoka nanjye nyine ndireba kuko numvaga mfite izo nzozi zo kuzireba ndimo ndakina nko kuri chaîne imwe basi nkavuga nirebe ndebe uko ndi gukina rero izo nzozi narazikabije kandi I never give up ndakomeje courage rwose ego cyane ni igihe kingana iki nawe ubimazemo n'iryari ubimazemo igihe kingana iki ni movie zingaho umaze gukina murakoze ku bijyanye n'igihe mbimazemo kuko ibyo byo ku ishuri ntabwo nabibara ninde ku ishuri nyine ahubwo igihe nabara n'igihe maze nyina muri Rifa TV show ndumva ari nk'amezi 3 ashyira muri 4 dutangiye ntabwo navuga ngo nakinye filime imwe ahubwo ni same movie ariko different parties nyine yego nagiye mboneka nyine mu mapati agiye atandukanye ariko muri same movie nta yindi movie ndakinamo. Ni muri My Boss? Yes, ni muri My Boss. Abadukurikirana rero ubwo baraza kujya no kuri channel ya Rifa TV baze gukandamo kidogo baze kugenda bareba amapariti n'amapariti n'ama episode bagiye bakina bano ba actress bacu mu Rwanda. Reka nigarukire kuri mubyeyi wacu Mama Keza. Ibibazo ngiye kubaza ni ibibazo bisanzwe mu Rwanda. Ubona muri movie iri biri gutera imbere biri gusubira inyuma, ese hari effort ubona mwakongeramo kugira ngo ibyo mukini ibyo muduhereza message muduhereza abanyarwanda bigerweho, cyangwa uratunga gatoki ba director movie ziracyari nkeya? Ngewe uko mbibona nuko mbona bashoboye, turi kugenda tuzamuka uko bukeye nuko bwije. Tumaze kugera ahantu kure, so muri make nyine barabishoboye. Yego. Nizihe mbogamizi uhura nazo mbere yuko wenda mujya ku iyo seti, mbere yuko mujya gukorana nabo, ni ibiki bikugora? Nizihe mbogamizi uhura nazo za buri munsi? Imbogamizi mbogamizi nuko ubundi ni igihe kirakugora, igihe kirangora cyane. So ndakeka umwanya hari akandi kazi ukora ku buryo bituma uta mixinga neza. Reka twinjire ndi hari akandi kazi nkora, ariko cyane ko gukina filime mbyiyumvamo kandi ari n'impano yanjye, so nabyo nyine mbiha umwanya, ariko nyine time nyine nicyo kibazo. Yego, murakoze. Time nicyo kibazo. Ni wowe time igora cyangwa iyo bo baguhereza niyi kugora? Iyo bamereza ngewe niyi ngora. Yego. Ukuntu se mwabikemura na company mwa muri bukorane ya movie, wowe ukaba suggestioninga time ufite cyangwa bo mugendera kuri programme yabo? So twe nyine tugendera kuri programme yabo, programme baba duhaye niyo tugenderaho. Yego. Kemera ukikubuka vuga uti nubwo amasaha ngo yari korekaye wana ndwane nabyo ngeyo. Yego cyane rwose. Reka nigire kuri wa musista wanjye umeze neza, ariko ari uburyo aba kumwitonze cyane. Oya ni ibisanzwe. Muri movie mba mbona muterana ingumi, muterana inki, mubwira nabi mama wawe, ntabwo ariko no mu buzima busanzwe muba musanzwe muteye biza gute bira bintu? Muba mufite aba coach baba coachinga cyangwa wowe ubwawe nk'impano yawe ushobora no kumbwira uti ngiye bino ndabishobora? Ubuzima bwa movie n'uburi behind movie biratandukanye. Muri movie ubu ngubu ushobora kubona nitonze gutya, ariko muri mivu ukabona nyine ngarutse mu yindi sura bitewe na role nahawe. Nta by'abakoci rero ni impano, kuko hari n'uwo ushobora kumubwira ati kinurira akubwatirira, uwo mwanya nyine ntubona amarira yo kurira, ariko ari impano uractinga nyine ugahita urira ukabyiyumvamo nyine ukarira. We warira? It depends. Tunyurije hose rira tureba.
No, now I'm not ready, but biterwa nyine tu. ntabwo warira. Okay, no problem. Action. Gatoya abanyarwanda batagira ngo izi rinete yambaye zirimo ibiri butumarira. Move that rinete. Aha, ibintu turi gukora biri live, ntabwo ari ibintu dupirapira. Twagiye rirarata di. Murebe umwanya bifashe. Ko n'amarira yaje se. Ijisho riratukuye. Makeup zawe rata zidapfa. Wow, nubibona ahita abona ko kabisa wahogoye nta kutagize. Man, ko ntabishobora. Bisaba bigenda bite? Ni ikintu utekereza cyakubabaje bigenda bite? Oya, nyine ugomba kwishyira muri iyo mode y'agahinda kugira ngo amarira abe yaza. Ahubwo nuko isukatinga nyine nararira neza, ariko it's okay. Wishyiramo nyine mode kubabaye nyine, ntabwo utekereza. Igihe bari burire kagira n'abadukurikiye bakomeretse nabo bakumva ngo barariza. Ariko nyine kurira muri movie cyangwa se mu babikubwiye ngo kuri set nyine nta kiguye kiba kirimo, iyo wabyishyizemo biraza. Niki kimakinga kurira wayimurira kukimurira nyine? Mu buzima muri filime biterwa na set. Ushaka kugwa nka set ukinwa ubabazwa utotezwa, ntago iyo filime iyo movie wayikina uri guseka. Biba bisaba nyine kugaragaza ka gahinda ufite. Yego, bitewe na set baguhaye. Ushaka kugwa set uri umusazi nyine, saro byo kumatorogura amashashe nyine bigaragare kuri iyo set. Ushaka kugwa set sibwo navuga gute, wishimye nyine unezerewe, nabyo bigaragaza. Niko nyine biba bigomba kugenda. Hari set utashobora? Yego. Urugero nk'iyi? Si ukuvuga ngo ntabwo nayishobora, ahubwo hariyo wumva nyine bikugoye, ariko nanone bitewe n'akazi hari igihe nyine wihangana. Arizo zambogamizi duhura nazo muri industry, ariko ukihangana bitewe kugira ngo akazi kadapfa ukaba wayikora. Ariko nibiba bikuri ubikora nyine kubera ari akazi. Ni nk'iyihe wanze kubabwira? Ni nk'iyihe? Like hari nk'agasete duherutse gukina, bamusaba ko nakina mpinduka inzoka. Ako kantu numva karangura, numva ntabwo ndi kubyumvisha ukuntu ndi buze kuba inzoka. Banze no kwari ukucara ukaryama, yari inzoka y'inshira. Like hari ukuntu nyine babikora muri mashini, ukaba nyine ukajya mu muhanda nyine ukagira utuntu nyine bo bakaza kubikora muri mashini ukaba inzoka n'inzoka. Anyway, niba mujye muri ama movie y'amanya Nigeria kenshi bakunda kubikinisha, ukabona nk'umuntu
aricaye ahantu ahise yica cyangwa se arahagaze aricaye ubu yavumbutsemo inzoka. ese burya njye mba ngira ngo n'ubundi niko ameze ubwo iyo yiteyeho yitaba inzoka ubundi kumbe burya barabikina ariko ntabwo buvuze ko bubaye inzoka, ahubwo biriya bikorerwa muri sisiteme nyine, hari uko babikora. bisimboriza iki? ni iki we butumwa buba burimo, cyangwa se wenda niyo tape muba mugeze? Biterwa kuko iyi si turimo irimo ibintu byinshi. Ngendeye nko kuri iyo movie muzanayirebe twarayikinnye, harimo umusista twayikinanye ari wewe wabaye proud yo gukina iyo movie ari inzoka. N'undi ni my boss, ariko handitse ngo ku Gisimenti umukobwa ahindutse inzoka. Niko kantu kariho kuri noze. Kuntu biba bimeze, ushobora kuba uri kumwe n'umurimi na gace gato twakoze ariko gafite indi message. Winjiyemo neza ku Gisimenti umuntu ahindutse inzoka. Hari icyo byari buhurirane n'iyo movie n'ubundi ko my boss yatangiye, cyangwa yanyweye ibiyobyabwenge bituma yahita ahinduka? Hari ikintu yakoze cyatumye ahinduka inzoka? Tunyuriremo gake. Kuntu imeze, hakinamo umusista n'umutipe bari kumwe ari babiri, bagapfa ikintu cyo kuba ari ababest ariko amucitinga kuri boyfriend. Ari boyfriend we akamucitinga kuba best, ariko mu by'ukuri uwo mukobwa ntabwo umuhungu abazi ngo ni iki. Ushobora kugendana n'umuntu utazi ngo ni iki, ni igini se, ni umuntu muzima what. Noneho muri ya makibirane bagiranye kumubwira ati why posting aba besto, why utampostinga, akamukubita. Amukubise wa mukobwa bamubwira ati reka nze nkwereke uwo ndiwe, kuko redi nagazi ngo ni bari kumwe, nagaga bamubwira ati ndaje nkwereke uwo ndiwe. Nibwo rero nyine nyorogoshura nyine akabona abaye inzoka, umungu nyine akirukanga. Ahantu bihurirana na movie z'abanyarwanda kuba harimo ibintu bisa naho twigana cyane mu zindi movie bimwe byitwita ngo copy paste. Nta hantu bihurira, kuko buri muntu wese yakora bitewe nuko nyine yateguye movie. Kuko niba twarakingira kuko ababesto abandi bagakina ibindi, buri wenda hakazamo iyo design yo kuba nyine umuntu yaba inzoka, ariko ntago bivuze ngo twiganye, twe dukora ibintu byacu by'umwimerere. Ndaza kukugarukaho ni ikiganiro hirya no hino mu gihugu, cyangwa se utuntu n'utundi tuba twagiye ducicikana mu ma weekend. Ndaza kumugarukaho Keza arakomeza tubwira byinshi cyane kuri movie. Mwumvise yuko ari umuhanga, mwumvise ukuntu azi gusobanura ibintu neza, ariko nkigarukira kuri mama wacu. Buraba mama ni abantu baba barenze. Mama Keza, nuwe mwihariko ubona dufite muri movie zacu? Nubwo wavuze ngo biri gutera imbere nta kibazo gihari, nuwe mwihariko ubona uri muri movie z'ubu ngubu n'iz'ubushize wenda zo mu bihe bindi byashize? Umwihariko nuko mbona turi gushyiramo imbaraga cyane kurusha mbere. Niwo mwihariko nyine. Kijyanye n'abakinnyi, urabona bikigezweho ko aba dusanzwe tuzi mu mafilime agiye atandukanye, Bangenzi abo wagiye wumva, Intare y'Ingore, Nkuramu Mama, n'abandi ba Mama Nike n'abandi bagiye batandukanye. Urabona ari ibintu byiza kuba mwajya mukorana nabo, cyangwa mwe mufite umwihariko wanyu nk'abaniyu? Turi kubita abaniyu kama muri movie. Ndabona nyine bibaye byiza twazakorana, njye nazabona ari byiza dukoranye. Kuko bo babidutanzemo, hari utuntu batwungura bakaduha n'ibitekerezo. Njye nabona nyine ko ari byiza. Yego, murakoze. Ati nibyo byiza kugira ngo umwihariko wacu ukomeze kuryoha. Bo ntibashobora kuza bagatuma bahindura movie yanyu ko mwashakaga ko muri buyikore kwanyu biri creative? Oya, bariya ni abantu bakuru babifitemo experience, bafitemo uburambe, ahubwo mbona ko aribwo twazamuka tugatera imbere. Yego, murakoze. Gutera imbere kwawe kuzakenera izindi mbaraga, cyangwa ni wowe muri wowe gusa?
gutera imbere kwanjye dukeneye n'izindi mbaraga ariko cyane nanjye nyine nkashyiramo imbaraga zanjye nkanjye yego nibwo uzatera imbere. Yes, alright, ninjira mu gace ka kabiri ni segment y'utuntu n'utundi mba ngufitiyemo dusigema duto cyane cyangwa se ibibazo mba nateguye hano. Rero tubwizanye ukuri ni open muri kino gice mba mfite cy'utuntu n'utundi, ariko narinjira muri kino gice cy'utuntu n'utundi reka bagira ubutumwa bagenera abana b'abakobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange. Ubutumwa mwagenera abana bakitinya, abana b'abakobwa, abantu se bakibabuza kubijyamo, ubwo umwe aravugira uruhare rw'abamama undi avugire abana b'abakobwa bari kwifuza kujya gukina muri movie, abandi bakayifata nk'uburara, abandi bakayifata nk'uko bishoye mu ngeso z'ubusambanyi n'ibindi bigiye bitandukanye. Inama watanga, ubutumwa wahereza abana b'abakobwa ni nk'izihe Kelly? Murakoze. Ndabanza ku bakobwa bagenzi banjye babwire ngo mutinyuke, murashoboye. Nicyo kintu cya mbere cyo kubanza ugatinyuka, kuko iyo ukitinya nta kintu wageraho. Indi nama nabaha ni uko ibi bintu turimo cyangwa se ibijyanye na movie ni akazi. Iyo ubikoze neza byanagutunga, byanakubeshaho. Iyo ufite iyo mpano rero yigaragaze, aho kugira ngo ujye mu bindi, ujye ku muhanda ujye gutega cyangwa se ujye kwiba, waza muri movie wumva ufitemo iyo mpano ukaba wakora kandi ugatera imbere. Dufite ingero nyinshi z'abantu bagiye batera imbere kandi b'abakobwa bagenzi bacu bitunze. Muri abo harimo ba Nyambo, harimo Maya n'abandi bagiye batandukanye. Rero haba guhirwa ni umugisha. Ikindi navuga no ku babyeyi bazitira abana, mureka abana bakoresha impano zabo, nta bindi baba birimo, nta bundi burara. Wasanga ari nayo mpano izatuma nawe azamuka akabitara mu muryango, akaba nyine yaba inyenyeri nyine. Ubundi star nyine bisobanura inyenyeri. Rero iyo umuntu abaye umustar akaba inyenyeri imurikira rubanda, abantu bakabona ibyo ukora babikunda, nabyo bintu bikaba byanaguteza n'imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngiye rero icyo nagiraho inama abana b'abakobwa biyumvamo impano, mugerageze mushakishe ku macama agiye atandukanye. Naho kuri Lifa TV show turacyarimo turakira abakinnyi, muri komenti muzemo harimo nimero, mwandike, mbega nyine turabakira, turacyarimo turakira ababikenera. Tubahaye ikaze, muze dukore kandi ibintu bizagenda neza cyane cyane. Mumere karibu, welcome. Mwami yiherore rero twaguha se twayimenya wageze kuri set. Ndebye inyuma gutya navuga turiya mutipe naza akine hano. Umuntu umaze kubimenyera no kubibona. Wowe se ndabona twaguha nka role ukina uri nko mu rukundo samuhawe. Ufite urukundo rwarashize. Uze kuri mu rukundo, ahubwo nyine ugakina nyine uri nka couple se, cyangwa se ugakina uri nk'umushoramari runaka, tuntu nk'utwo. Shemba umushoramari. Ije icyo nkwemo. Yes, twagiye kuri Mama Kelly. Mama Kelly, ubuhe butumwa? Ariko mbere y'ubutumwa ubona ari ibintu byagutunga cyane rwose, byanunga bikambeshaho n'umuryango wanjye. Ubutumwa nagenera abanyarwanda ni uko bagomba kureka abana babona bafite impano, ahubwo bagashyiramo imbaraga bakabafasha, kuko ni ibintu nyine byatunga n'umuryango. Hari abantu benshi babisuzugura bakabifata bakavuga ati n'uburara ni iki. So icyiza nyine ni uko ababyeyi batera abana imbaraga zabo, nabo impano zabo zikazamuka. Yego. Ikindi wagiye kongera? Nta kindi, murakoze. Bahora bakubwira kuseka neza sibyo? Barabimbwira. Niba nazi ko nyine wibitse kuri wa mutungo watubwiye.
nyine ngenda umufiyemeri na kuko sindagira n'imyaka 30 ariko mfite abana 3 yego. Icyo ni ikindi cyiciro tuzajyamo tunamenye wagwana ibyagenze bute. Reka twinjirere neza cyane mu tuntu n'utundi buri bumbwiza ukuri ukirekura tukaganira ibyagusekeje ibikobaza nkura wari ugiye kurira ubashatse yakomereza akanarira nta kibazo rwose. Aha twagenda yera kuri nde nono kuri Keri abahungu bangaye umubare ungana gute byari ryari bamaze kukubwira kuri mwiza? Murakoze akanca kukosoraho amazina yanjye ni Keza ntago ari Keriya. Keriya Keza. Oh sorry mbivuze inshuro zingahe Keri? Twatangiye oya ntago ari kuva twatangira ubivuze no bari mu tuntu n'utundi. Yego. Ndi mama Keza ntabwo ndi mama Keri. Ese ni Keza ako byose ni byake. Na Kevin se na Kate yabari. Oya ni Keza. Nene ngarutse ku kibazo mwari mumbajije nago rero mu tuntu tuntu kivuga wishimye nyine unase. Gusa ubwo uwo mubare navuga ngo naba ngereranye aho menye y'ubwenge igihe utigeze ubumenya. Oya si kuvuga ngo ntabwo nigeze mbumenya. Hari igihe uba ukiri umwana mutoya kumubona kuvuga ngo uri mwiza ukumva nyine ni ibintu biri aho kumva kubyegereza umutima. Ntabwo ari kubyegereza umutima ahubwo ni ukwisobanukirwa. Ahubwo umajije kwisobanukirwa. Yego numva ntabwo navuga ngo ndagiranye ahubwo ni benshi ntabwo mvuga wonyine ni wonyine uyumva ese nsobanurira neza abo benshi nyine bava nawe ra nkuko mukanya wenda naye ndi uri bunyongere kubugiye kuvuga kari benshi se ndamenya mbivuga gute koko ni benshi bagera nko muri 50 uko mana ni benshi pemba bari 50 ingana. Okay tuvuge nka 50 wenda tuvuge percent wenda ubwo 50%. Kimwe cya kabiri cy'ijana urajanishije kabisa. Ndajanishije kabisa kuko murambwira ngo mbenzeho umwe uri mwiza. Murakoze. Abantu baza gushyira comment barabizi subtitles bamaze kuyumva uko type ni benshi mu rukundo. Aha no reka mbanze ikintu gisobanura ntago kumbwira uko ndi mwiza bivuze ko arabo twakundanye nabo ubuse ko kumbwira turakundana nagukunze. Okay sinzi ariko nakubwira ko uri mwiza atagukunze. No ntago ariko nje mbibara ntago umuntu ukubwira ko uri mwiza ariko bivuze ngo mugiye gukundana. Ashaka kunkunda behind uko meze kambwa ati you look beautiful urasa neza navuga thank you bikabirangire naho ngaho ariko nta bindi biri behind. Kaniyumvire mama Keza. Mama Ke Caramel. Are you ready? Yes. Aho ukiri mutoya ikigafu wakoze kabisa n'uyu muntu tuvuga uti ewana ukiri muto iyo wenda uri primary cya secondaire ni ikihe kigafu wakoze? Ikigafu ni igikosa cya danger udashobora kwibagirwa. Ngeze senior 3 hari igihe twari turi gukora icya leta noneho icyo gihe nyine turi hafi gusoza examen nza guca urupapuro nabyibagiwe abanyeshuri bose bakansifura Brandine nari nanditse nyine ndasiribanga mbona n'umwanda pencha w'akantu gatoya noneho abanyeshuri bose baje bavuga ati muze murebe umwana wakopewe pe kandi nta kopeye kubera ko nciye urupapuro buri wese nyine akabifata uko abyumva. Numva mfite ubwoba nasohotse mu kigo mfite ubwoba abantu bose baje kunshongera ngo wakopeye mu kigo nakopeye bakambwira ati bizame byawe ntago bizasohoka. Umva nicyo kintu nigeze gukora nkumva bineye ubwoba numva ndaraburije byahatari. Keza hakuri na Keza disi Karame kabiri. Wow ubwo mbikubwiye inshuro zingahe? Ubwo ni babiri babikubwiye 52. Hoya se hoya nawe da
Yes, atari muri movie. Inshuro zingahe umaze gusoma? Okay, ntago turi buzibare. Byari ryari umunsi wa mbere bikubaho? Wanganaga gute? Wari ufite imyaka? Mwana we, mbega ikibazo. Movie itarimo. Waje tukabishyira muri movie ko n'ubundi naho bijya bibaho. Waba undiriye mu mibare. Nabo muririye mu mibare. No se mvuze ko aribwo byabaye muri. Nako. Itarimo. Ubwo rero ubwo ntabyo. Ubwo movie itarimo ntabyo. Uzugitangira speech ko wavuze biragaragaza ko ugomba kubabwira uwo mubare n'igihe. Ibiki se? Ibyo ngibyo. Ibiki nakoze? Bagusoma. Oya ntago biri mu byo gusomana. Ariko byarabaye. Ibintu biba biri aho ngaho utamenya ngo ni ibiki. Ubona bikubayeho tu. Mbona bibaye uko. Yego, ariko ntago nibuka Inshuro runaka ntanibuka n'igihe ntanibuka ngo ninarya. Ubikora cyane. Hoya no. Ntago ari icyo gihe. Okay, reka wenda mvugeho gatoya. Nyiri ku ishuri nanjye muri segonderi. Mu wakangahe? Mu wa mbere. Oya ni mu wa mbere. Nta nubwo ibyo bintu nari nabizi pe. Nanjye ubwo ni nk'agastori. Mu wa kabiri uhita ubakasa. Oya. Abakobwa ngo biba byakomeye bakeneye naravu mu wa kabiri byese. Oya byo mu wa kabiri katubiri nkubwire ibyo mu wa mbere kuko orombajije igihe. 10 ngahera. Abantu mu wa mbere segonderi muhite mwumva imyaka afite 10 naho kiva primaire. Nurese kumara gusobanurira akaba numva ubishyira ko ufite imyaka ve. Ubishyira ku rundi rwego. Nagiye ku ishuri mu by'ukuri ibyo bintu njya ku ishuri nyine mbone ngiye muri interina umva ubukintu muri rutazi wagwani. Noneho mpagera ntabwo byo nari nabizi nyine uko byumva nyiri n'umwana. Ndahagera ndiga mu gihembwe cya mbere cya kabiri mo hagati. Twajyaga tugira boom ku ishuri. Ego. Rero ubwo hari mu ntara cyane nta Kigali. Oya ni mu ntara. Hari umutipe rero ubwo nashatse kuvuga mu mazina bwabo twize ku kigo kimwe baramuzi. Rero ubwo asanga mpagaze nari mpagaze hanze kuri refe nyine ku nkingi negamye gutya. Arambaza se refe ya boom. Kuko mva twamaraga kurya muri refe noneho bakandurura noneho boom igati ikomeza. Kuko nari mpagaze aho ngaho nyine nihagarariye ndi kwitekereza utuntu twanjye. Ariko hagati aho yajyaga dufasha mu masomo nyine. Yarazi imibare cyane afite target. Oya yarazi ubwenge akajya dusobanurira nyine turi nk'abakobwa bagera nko muri 4 twese rero nyine ubwo ni nabwo namumenye muri iyo team nyine akajya dusobanurira turi no muri English club. Bari bafite na English club nyine twagiye tumanika muri English club. Uko asanga urahagaze byabusha. Nashaka kumva uburyo yanagufasha. Yamfashe gute se ko ndi kugusobanurira ntabwo yamfashe. Asanga urahagaze. Ego aransuhuza wiriwe niriwe umeze utemeze neza ko uhagaze hano ndamubwira nyine ndi hano tube tuganira sina kibazo kinaribi umva umuntu nyine dusanzwe tuziranye duhura mu masomo tumvaga nawe yaje ari target yo kuprofita uhagaze kuko ubona ko ari bwo byoroshye. Yego umva aranganiriza noneho ubwo hashize umwanya arambwira ko hano hantu ndabona hari gusakuza katujye ku ruhande tuganirire ku ruhande nyine tujya ku ruhande ariko nyine bitari nyine hari ikigega cyari gihari ndagahubwo haranabonaga itara kuko itara ryari ku kigega neza. Tujya ku kigega nyine turahagarara turaganira mbwira utuntu twinshi nyine. Niwe muntu rero wa mbere wari umbwiye ibintu ngo byo gukunda ntabwo nari mbizi. Turakundana gute bigiye bizagenda gute ntabwo wowe uzagenda ubimenya umva ntabwo nari mbizi. Karuru karawo uzagenda ubimenya wowe nyemerera tuzakundane.
noneho akabazo kaje kubamo umusista twicaranaga ku ntebe yari ex njye ntabwo nari mbizi niyo yabanje gutereta nyine akihagera noneho ubwo njye bakajya bambwira ati ariko nyamara rero bari abantu bizi gukundana no kuntu ndamwase kuriya mwakundanye kamureka ukabuje kuri njyewe nguriya ngo ukubona ngo nago ari neza ngo ikindi ngo nagaze ubwenge guteze umuntu ngo nasobanuriraga ngamusobanurira mukagenda kazana amata 30% kandi wewe ngo mbone yo ngusobanuriye ngo bigenda bize ngo rero wowe nshaka kugusobanurira kazajya ngusobanurira ukiga ku buryo uzajya uzana base nka 70% base byanze umva ni sawa njuga ziragufata bagani wawo munajye kujyansobanurira nabi ndako nyine we ntago nyine ese mwanya ibyo gukunda nambwe atago nshaka njye ngusobanurira ariko noneho njye ngusobanurira uri wenyine ndavuga se ko weje usaka nzajya mba ndi njye nyine ko dusobanuriraga turi bane ngo bari abatuma no gusobanurira neza nyine ubwo turaganira nyine biza kujya no kuri iyo level nyine wambazaga nibwo bwa mbere rero byari bibaye ntago nari nanabizi ihe level nyine umva ko twaraganiriye yambwira utwo tuntu nyine aransaba ko nzajya nsobanurira ngiye nyine anansaba nyine kujya mubonera time nyuma yaho rero ubwo ntabwo nari mbizi ndabyibangiye ari bizu ari bizu ahubwo yarambwiye ngo kiss bitekerezaho ndavuga ngo umbwiye ngo nyine ngo maga kiss ngo nsezera ngo maga kiss nkakagira imana mwe ndamenya ari ibiki ubwo birancanga namwari mu byukuri ibyo bintu bwe nabyo nzaraseka ati maga kiss araseka ati kuko man ntabwo uzi kiss nabyo nzi nukuri humiriza mwigisha wabimenya numva yambwiye wagira ngo waruhambwa ati humiriza nkwereke ndahumiriza gutya nyine ubu nguko numva nyine amaye kiss nyine nubwo tungura nyine mva nagiye muri dorotwari ntari kubyiyumvisha nkagiye numva ngabantu nkumva nyine ko abantu banambonye ngo bisa niziranyishe wayi kiss kandi wenda banakubeshya ubwo nyine umunsi ukurikiye twamaze nk'ikimweru umubona nkamukwepa ngebaga se kubera iki ngumva nyine nkumva ko guhura kwanje nawe agiye kumbwira ngo muye kiss kuko byanteye ubwoba numva ndatitiye ntago nari mbizi nyine ni ba papa kiss rero mugabanye ibintu by'amakisi bitera ubwoba abana babandi mube mubyumva hano kuri kamera niyo story yanjye nuko byagenze nyine umunsi wa mbere nyine byambayeho nuko ntago nari mbizi nyine nagize ubwoba nawe arabibona ambwati se bite ubaye iki namwana ibintu biteye ubwoba ibintu ukoze biteye ubwoba pe nuko nyine birangiruka ariko ko maragenda nyine akura genda nyine sobanukira mfite amagambo 3 buri mwe wese araza kumbwira uko ayo magambo agiye arimo n'ibyo bihekane nsya mvuge ijambo ririmo icyo gihekane nyine nsya uvuge n'ijambo none unavuge icyo gihekane icyo nekereje ntago narivuga ku karubanda ijambo rije vuba gusa icyo gihekane ni sa na ya na wa cyumva ko utakivuga oya ntago nakivuga gira umwanda oya ntago ngira umwanda ngira isuku yego yes twagiye mpsha kise kibaho ubwo kibaho cyangwa ni shwa bana shwa se numva kitari kuzara nagispellinga nibyo nyine kigizwe uko ndi kucyumva uko ndi kumva kitishobora kuba kitabaho mshwa kibaho ndi kumva wagira ngo ni mana pana wa uko ndi kucyitekereza mo naya mshwa habari mana pa naya nawa ubu ngubu ubwo nibyo mani ko muri aba ngiye kunsubiramo kano kantu tizo ndyo zurya inzuzu ze tuzirye
niyo siroga ubundi yacu. Keza ntabanza rivuge. Ni wowe mbanza mbayega mu mama ni uba ngo izo ndyo zurya inzuzu ze tuzirya. Izo ndyo usiga izo nzuzu ze tuzirya. Uwe banza baze mama ndagenda ndikureketa. Ino ni siroga yacu, nta muntu n'umwe kuri ino kamera yari TV urabishobora kakana. Izo ndyo zurya inzuzu ze tuzirya, ni wowe nshaka Keza. Za mama wawe. Izo ndyo ongera unsibiriremo. Ongera ukansibirire. Izo ndyo zurya inzuzu ze tuzirya. Tizo ndyo usiga izo nzuzu ze tuzirya. Ariko suko simbisha buye. Izo ndyo zurya inzuzu ze tuzirya. Tizo ndyo uze birananiye. Yes. Amazi meza amazi amazi meza ku meza. Amazi meza amazi amazi meza ku meza. Amazi meza ku meza. Amezi meza ku meza. Amezi meza ku meza. Ntabwo nyizi. Amazi meza amazi amezi meza ku meza. Amazi meza amazi amezi meza ku meza. Kavuga wiruka. Amazi meza amazi amezi ku meza. Amazi meza amazi amezi ku meza. Meza ku meza. Watsi. Amazi meza amazi meza. Amazi amazi ameza. Oya seka. Yes, alright, nakagaruka ni ikiganiro hirya no hino tuba tugufitiye. Angeli Omar Promoter, utibagirwa gukora share, comment ndetse na subscribe. Mubibutse imbuga nkoranyambaga zanyu kugira ngo tubasezere. Mwakoze cyane. Murakoze. Rifa TV show, my boss. Mukande like share byose. Murakoze. Ubundi hashyi. Murakoze cyane. Bye bye. Mwebwe se ku giti cyanyu nta mbuga nkoranyambaga bababona bashaka kubaha ibiraka muze mu bimeze bite akazi? Dukoresha nyine Instagram, zina kuri Instagram Umugeni Brandine, na TikTok n'amazina Umugeni Brandine. Yego, no kuri Facebook n'amazina yanjye nyine Umugeni Brandine. Yego, murakoze. Sana wowe. Kuri Facebook ni Rebecca Oda. Ni nayo nkoresha kuri TikTok. Kuri Facebook ni Rebecca Oda. Then kuri TikTok ni Rebecca Oda. Instagram ni Rebecca Oda niyo nkoreshaho. Muhagere nawo hautuntu njya mbatamo bateye amatsiko mugere mukore ku gasaraba, kore ku gatima ibintu byose. Ikindi kuri Rifa TV show my boss inyuraho buri gihe hariho party twinshi tumugereho abatarahagera mukore like share and comment muturebe nge na mama kono nyine haba hahiye murebe nyine harimo byinshi bateye amatsiko. Tubashimire mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Yes, ngabo rero bari abatumirwa kuva muri movie cyangwa se filime nyarwanda. Angeli Omar naho butaha.